ndarangura ndangije kurangura icyo gihe ndahomba muri bya bihumbi 10 namanukanye ndanguje ibihumbi mise mpomba ibihumbi 3 mu kubyuka mu gitondo narongeye ndajya kurangura amasereri kuko nta kindi kintu nari nzi nyine nacuruza muri ako kanya keretse yuko mfite projet ko nzacuruza imboga n'imbuto. Yego. Noneho mbyutse mu gitondo Imana ingirira ubuntu muri bya bihumbi 3 nari nahombye ubushize ngaruzamo 2 ngo bitabyongera 9. Niwe wambwiye rya jambo ngo guhusha intego yatumye ujya mu kintu no guhusha ubuzima. Aha. Urumva izo n'imbaraga z'ibitekerezo ku buryo ubona impamvu ifatika yo gukora icyo ugomba gukora. Umuntu uri Nyabugogo ni yaduhamagaye asanga ibintu byacu yabyihanganira bite na wa mwanya kuko nikiri hejuru. Uhamagara Kimironko asanga ibintu byacu bihendutse ugereranyije na Kimironko kubera yuko twebwe turabikura kuri source. Yego. Mu gihe Kimironko yegaraza abirangwe na Nyabugogo kandi wa Nyabugogo no bifatiye wa muntu wa nijoro. Ese nongeye ko kwifuriza ibihe byiza ukunda kandi ukurikira ibiganiro tukugezaho kuri uyu muyoboro wacu, muyoboro wa YouTube, aho tuganira ku ngingo zitandukanye kandi ingingo tuba twizeye ko ziri buze kugira icyo zibafasha bigendeye ku biganiro tuba twagiye tubategurira mu byiciro bitandukanye by'ubuzima. Umunsi rero tugiye kuganira mu bijyanye n'iterambere, mu bijyanye n'ubukungu. Tumaze iminsi cyane tuganira ku muryango, umunsi tugiye kuganira ku bijyanye no kwiteza imbere ariko umuntu ahereye hasi. Nibwo dushobora kuba wakwiteza imbere kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kugenda neza. Abantu benshi baravuga bati ntibishoboka, ese bigenda bite? Ati izo nkuru zindi tuyira twumva ngo witeza imbere uturutse hasi, ati ni inkuru ziri aho ngaho zafite icyo zifasha gusa, ariko si ibyo bintu koko birashoboka. Aka kanya rero tugiye kuganira n'umwe mu babigerageje akagerageza kuba yagira icyo akora ahereye hasi. Uyu munsi hakaba hari urugendo yagenze, hakaba naho amaze kugera, birumvikana akaba ari naho yifuza kugera. Rero inkuru ye ishobora kuza kugira icyo gufasha cyangwa se ikikungura nawe, ukaba wafata umwanzuro, ukaba watangira kugira ngo ayo mafaranga abashe kuboneka, rya terambere ribashe kuza. Nkwibutsa rero kugira ngo ukore subscribe, unakande ukazogera kugira ngo ibiganiro dukora bijye birushaho kugeraho umunsi ku wundi. Reka ntangire mwakira aratwibwira. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Ndayishimiye Eric. Ndi ingaragu, ntabwo ndashaka. Ikindi ndi umunyeshuri niga muri kaminuza. Ikindi kigeretse kuri ibyo ndi rwiyemezamirimo aho ndi umuyobozi w'ikigo bita Harvest Hill Delivery. Rero umuyobozi ndi kuvuga nyine, iyo tuvuze umuyobozi w'ikigo aba arimo uburyo bubiri. Haba hari umuyobozi w'ikirenga aho twita chairperson, hakaza n'undi twita umwungirije twita managing director cyangwa se umuyobozi ushinzwe ibikorwa byose byaho. Rero muri aho ngaho ngiye ndi chairperson nkaba na managing director w'icyo kigo. Ikindi ndi umukristo. Yego, uri umuyobozi w'ikigo Harvest Hill Delivery. Tujye kuganira, waravuze uti ndi umunyeshuri. Yego, tuganire kuri urwo rugendo rwo gukora business, abakubona uracyari mutoya ndetse no kubihuza n'iryo shuri, uburyo ki bigenda. Banza tuganirize gatoya ku mavu n'amavuko y'ikigo cyawe Harvest Hill Delivery. Yego. So mbere na mbere nabasobanura bundi iyo abantu bumvisha Harvest Hill babumva iki. So Harvest Hill ni ikigo gitanga serivisi zo kugemura umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi. So mu by'ukuri twe dukora akazi ko guhahira abaturage, aho umuturage aba ari mu rugo akabona adafite umwanya wo kubona ibyo akeneye ku isoko, akaduhamagara tukaba twamuhahira. Twahisemo kuba turi mu buhinzi n'ubworozi kubera yuko icyambere nza akamaro bifitiye igihugu, kuko igihugu kiri gushyiramo imbaraga kugira ngo twongere ibisohoka hanze y'igihugu bituruka mu buhinzi n'ubworozi. Warumbajije ugira uti amavu n'amavuko y'iki kigo byagenze ute? Ndabyibuka muri 2024. Yego. Narangije kwiga 2023. Rero kurangiza kwiga 2023 segonderi. Yego, segonderi. Rero muri icyo gihe
uko ndi kubyibuka muri icyo gihe mu rugo nta mafaranga bari bafite yo kuba najya kwiga kandi nize ndi umuhanga yego nize ndi umuhanga muri segonderi ku buryo nigaga imibare na shimi na biology mu by'ukuri amasomo abantu baratinya ariko narayize ndayatsinda gusa ngira amahirwe makeya yuko 2022 abantu barangije leta ntabwo yigeze itanga buruse nyinshi nge nageze 47 bafatira kuri 50 icyo gihe narababaye kuko numvaga amahitamo yanjye ya mbere ni ukujya kwiga muri kaminuza yego gusa ntibyampiriye mu by'ukuri abantu bari bankikije bahise babona nsa nk'ucitse intege imbaraga zishize buryo pasiteri wanjye yahise ambwira ati nsura kuko iyo atambwira ngo musure nari guhita ngira depression yego arangije arambwira ndabyibuka mu biganiro twaganiriye yarambwiye ngo ntukajye utekereza ko kwiga igihe bitanyuze mu nzira we wapanze isi irangiye hari ubundi buryo ushobora kwiga wikoreye utangiye ugashaka akazi ukabona amafaranga ukishyura kaminuza birashoboka icyo gihe nayifataga ariko nk'inzozi rero ndabyibuka 2024 aribyo nanivuze 2024 twari turi mu masengesho ni Masizi mu itorero nsengeramo bita Reformed Baptist Church of Kigali baratavuze ngo dutanga ibyifuzo dusengera ngiye ntanga icyifuzo cyo kuvuga Imana impe kwiga kuko byari ibintu numva nshaka noneho ariko impe n'akazi mu by'ukuri ntago abantu benshi babyumvaga ukuntu nyine Imana ishobora gutanga akazi igatanga no kwiga mu gihe kimwe icyarimwe rero icyo gihe niho natangiye gutekereza ni gute ubundi bishoboka ko nakiga ariko nkanakora ndumva nta mafaranga nari mfite mu by'ukuri kuri konti n'akasije nari mfite natekereje ibintu byinshi nari gukora uhereye natekereje ibintu bigendanye no gukora ibintu bigendanye n'amasombe ariko birananira kunanira suko byananiye kuko ntago nabigerageje ariko kubera ko nkunda iyo ndi gukora akazi nkunda mbifata nk'ari amahirwe gusavinga abantu yego rero najyaga nifuza nyine muri segonderi gute nakora ikintu kigahakaza abantu benshi kuko njya nkunda gutebya no mu rugo ngo ntinye inzara yego ariko bakambwira ati niba utinya inzara ukwiriye gukora rero icyo gihe nari mfite ikibazo cyo kuvuga ese byagenda ute ariko urumva hajemo no kwiga ishuri wenda njya muri kaminuza byari gutabyumvikana ariko kuza mbona mfite byibuze ubumenyi ariko icyo gihe mu by'ukuri byari bikomeye rero gusa ndavuga nti nta mafaranga mfite ariko nza kwibuka yuko hari ahantu nakoze ngenda nizigama amafaranga byari bimaze kugera mu 25 ni gute ibyo ndi gutekereza mutwe ni binini ni gute nabona amafaranga nshobora gushora byambereye ikibazo kimwe ngiye rero ko ngira ibitekerezo byinshi naricaye nandika ibintu nshaka gukora ndandika none mbona ikibazo kiri ku isoko hano hanze u Rwanda turi gutera imbere twamara mu buryo turi gutera imberemo ni ukuvuga ko abantu bari busy mu kazi kabo umwanya wababuranye none ikindi kibazo gihari kubona umuntu wo kwizerwa umuntu ubwira ati nkondekiranira ibi bintu mbikore no kugira ngo nze gukoresha umwanya wanjye neza ni ikibazo mu by'ukuri uri kumva ko nari mfite 2025 nge nizeye ahantu yego ariko nari mfite mu ntoki rero ndabyibuka nabwiye umuntu kuko nta buryo nari mfite bwo kubona amafaranga nabimubwira nti ngiye mfite proje natangiza 2010 arangije arambwira ati reka wowe urabeshya arangije arambwira ati none reka nkwereke nubitangiza nkabona biratangiye icyumweru cya mbere urakoze birabaye ngiye nzaguha inkunga y'ibihumbi 20 bindi mu by'ukuri ntiyumva ukuntu bishoboka ngewe naricaye mu gitondo nkimara kubimubwira yego nahise mbyuka mfata bya bihumbi 10 ndagenda njya Nyabugogo abantu barahaza yego
saa 9 z'ijoro buri isoko rya Nyabugogo ritangira gukora saa 8 saa 7 saa 8 nibwo riba ritangiye. Abantu benshi barangura n'ayo masaha baba bari. Yego. Rero icyo gihe njyewe mu by'uko inama kuri nari mfite nayabyutse ndavuga ni kama mbambaya ni ntabikora inzara izanyica nta muntu uzama akazi kandi gusaba akazi mu by'ukuri numvaga yego nabikora ariko nari mfite inzozi zo kuzikorera. Yego. Noneho ndangije njya Nyabugogo naranguye ibintu by'amasereri ndabyuka naranguye sereri kuko nari mfite ubwoba naranguye sereri 35. Icyo gihe ntabwo nari mbizi n'umuntu wazindanguje yandanguje nabi ndarangura ndangije kurangura icyo gihe ndahomba muri bya bihumbi 10 namanukanye ndanguje ibihumbi mise mpomba ibihumbi 3 nsigaranye 2. Yego. None ngeze mu rugo aravuga ati twarakubwiye ntabwo byumvikana ukuntu amafaranga yawe azacuruza bigakunda. Tabihorera gucika intege nari mbizi neza ko gucika intege niko gupfa ko nta hantu uri buhungire. Ubundi yanzara uraburi kuyisanga. Yego. Rero narongeye mbyuka mu gitondo. Ariko mu kubyuka mu gitondo narongeye ndajya kurangura amasereri kuko nta kindi kintu nari nzi nyine nacuruza muri ako kanya kiretse yuko mfite projet ko nzacuruza imboga n'imbuto. Yego. Noneho mbyutse mu gitondo Imana ingirira ubuntu muri bya bihumbi 3 nari nahombye ubushize ngaruzamo 2 ngo bitabyongera 9. None ndakomeza gutyo icyumweru cyaje kurangira ya mafaranga nahombye 3 nayagaruje none mfite 15,000. Yego. Ubwo none ndavuga ni wow siko bya bintu bikunda urumva nabyukaga nkajya gukora saa 8 saa 3 ngatarongera ngataha nkajya mu bindi bikora ndi kwifatanya no kwiga graphic design. Wabicuruza gute? Uvuze ati nararangura agasereri kugira ngo ugaruze ya mafaranga ugire naho urenza ho 5 wabigenza gute? Uburyo nabikoraga hari ibintu twakoraga byo kurangura ariko nawe ugatosubiza. No kuvuga uragenda ukarangura n'umuhinzi waje icyo gihe noneho undi muntu uje inyuma yawe ugahita nawe umuranguza. Yego. Warangiza ugasubira kurangura. Rero njyewe kuko nari mfite ubwoba nararanguzaga nabura nungutse bya bihumbi 5 ahita mvuga nti Imana ishimwe impaye amafaranga. Ndazamuka rero icyumweru ubwo cyarangiye mfite 15,000 mu bihumbi 10. Natangije. Wa mugabo aravuga ati wa none wa mwana ntago ajya akina. Rango ati wabikoze ati yego reka kugira ngo mbyemere nzanira kuri izo sereri zawe turebe. Mu by'ukuri nafashe sereri namwira ni rero nindamuka nzi kuzaniye ndaza guhomba ninza gutega nyishyurira tike. Aranyishyurira ndaziterura ndazijyana namufungiye n'izindi mbuto ku ruhande. Noneho naha igitekerezo nese mbona cy'imboga n'imbuto uko gishoboka guhahira abantu. Yego. Ko yarambwiye ngo nta mwanya mfite n'ukuri nutabinzana ntago bikunda. Bita mbona ko ikibazo gihara abantu bari mu rugo abari mu rugo bari kwita ku bana hari abarwaye bakeneye abantu babagemurira hari abandi bari mu kazi kabo ka buri munsi akazi kabanye kenshi kandi nta mwanya afite wo gutekereza ku bintu baza gukora. Rero igitekerezo cyatishijwe imbaraga n'igihe nari ndi mu isoko urumva nakoraga mu isoko hano mu Nkunda Amahoro. Kuko numva icyo gihe inyanya zari zihenze zaguraga ibihumbi iyo zaguraga 5. Nibwo nicyo gihe twibuka inyanya zahenze ubu ntago birangera kugera ku kiro. Rero icyo gihe umuntu umumama yahamagaye umukarani uri mu isoko aho hasi inyanya ziri kugura ngahe ndabyibuka yamubwiye 2,000. Yamubwiye 2,000 ndavuga ni mu by'ukuri hari serivisi ikenewe bigaragara yo guhahira abantu badafite umwanya ariko n'ikigeretso hakenewe abantu bo kwizerwa ku buryo babikora nk'umwuga. Icyo ni kimwe barangiza kubikora n'umwuga ariko bakaba banabizeye ku buryo batanga karite. Ikindi cya kabiri ukaba ufite aho wababariza. Ikindi cya gatatu bakabikora banabikunze. Ko niba mwibuka natangiye mvuga yuko njyewe iyo ndi gukora akazi mbifata nk'amahirwe yo gusavinga abantu cyangwa se gukorera abandi. Yego. Rero nta igitekerezo cya kampani cyavuye. Wese ubona hakenewe
karite ya produit yego na karite ya serivisi Yego. abantu bizeye bitewe n'uko umuntu yaramubwiye amafaranga atandukanye n'ayo uzi wowe biri kugura aho ngaho. mpita mbona harimo ikibazo cyo kubeshya abantu, kandi nanubu njya mbibona ari abamama bajya bo barabizi bari kudukurikirana. Iyo ufashe watermelon utabizi neza ushobora kubitaho gutyo ugahita ugira ngo ireze. Yego. Ariko iyo ubwiye umukarani ngo abikurebere, avugana n'umuntu uri gucuruza kubera kwa kutizerwa, akamubwira ati ihangane ntundaburize yuko ipfuye, agakubitaho gahoro wowe ugatwara meloni ipfuye, ariko atari uko batabimenye ahubwo bo babiziranyeho. Hari n'abajya babizana ngo bagera mu nzu bakata bakababura. Cyangwa se ukamutuma ejo ukamubura, wamuha amafaranga yawe nyuma ukaza kumubura. Icyo kibazo nabonye nahise mbona ibyo bintu byose nimbihuriza hamwe bizatanga akazi kuko urubyiruko nari ndi kubibona. Niba njye mfite ikibazo cy'akazi kingana gutya, ni gute ndi buze no gukemura iki kibazo cy'akazi? Rero mpita mbona ikintu kigari mu mutwe wanjye, ndavuga ni none reka ngitangire. Wibuke mfite bingahe? 15. Yego. 15,000 ndibaza ni gute bitangira kampani. Ariko nahise nkontakta umuntu tuziranye yari afite. Ukiri aho ngaho wa wundi wagemuriye ya 20 yari yakwemereye yaraguhaye? Naramugemuriye ahita nyungura 5,000 byiyongera kuri ya nungutse mu isoko, ahita bibihumbi 20. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo nahise mbona ushobora kunguka amafaranga makeya menshi igihe uhaye umuntu karite, kuko waragutuma ibintu byinshi uko bigenda bikunguka menshi. Ndumva iyo service mpita mbona ko ikenewe. Yewe yarayamaye cash ndabimushyira. Rero mpita mbona ko ibyo bintu bikenewe. Ndangije abantu bari guhita bibaze yagute yafunguje kampani. Yego. Niho turi bugere. Yego. So rero mu by'ukuri abantu bose nabwiye ngo naramwe ninjye mfite igitekerezo cyo guhahira abantu. Baravuga bati ntago bishoboka, twe ntabwo twakwiruka twebwe tubungana n'agafuka ari hanze tujya guhahira abantu. Reka hari n'abambwiraga ntago byakunda ko wakora wunguka igiceri cy'ijana use uyazagwirira amafaranga. Banciye intege mu by'ukuri, ariko kwa kudacika intege no buzima uvuga uti nyine ngombe mbikore. Nakomeje kurwana, ndicara mu rugo ndabyibuka gutekereza izina mfite rya kampani. Aka kanya byantwaye icyumweru ndi gutekereza ni gute nakita naye mazina ajyanye n'ibintu by'imboga n'imbuto, ariko bikaba bifite aho bizahurira n'umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi. Kuko njye nize biology, no kuvuga ngomba gukora ibintu bigendanye n'ubuzima, ikindi cya kabiri, ariko nkakora n'ibintu biri ku isoko ako kanya kandi bitazanarangira. Ubuhinzi n'ubworozi naje kureba mbona amazina bigendanye ni Harvest Hill. Kubera iki? Harvest Hill, iyo uvuze harvest ubundi bisobanura umusaruro. Yego. Rero uwo musaruro nkibaza ese uwo musaruro uturuka he? Yego. Noneho duhita dusanga u Rwanda turi igihugu cy'imisozi igihumbi. Country of 1,000 hills. Ndamvuga ni ibintu birajyanye. Nibwo naho rero nahise mvuga nti ngiye kwita Harvest Hill. No kuvuga tudusarura ibi umusaruro wose waturutse muri iyo misozi y'igihugu tuyicuruze mu baturage. Yego. Naho logic ya Harvest Hill yaturutse. Wongeraho ni delivery, uzabona ari ahantu hari boutique abantu bazajya baza guhahira, ahubwo tuzatubashyira. Ariko yego uraho ngaho uravuga uti namaze ibyumweru 2 ntekereza ku izina na kampani yanjye. Ariko izina ni ikintu kimwe ushobora no kwicara ukamara n'ibyo byumweru 2 ugatekereza, ariko abantu bakavuga ati ayo mafaranga no yo gutangiza kampani, uvuga ati tumaze kubona bya 20 wari umaze kugeramo icyo gihe. Uvuga ati gutangira kampani ni 20 bishoboka gute? Mu by'ukuri sinshaka kubabwira ko ari ibintu byoroshye. Ntamera nk'abantu bavuga ngo nyine ngo genda Imana izabigukorera. Mu by'ukuri 20 byansabye kwihangana, nihangane
none kugira ngo nzagere kuko urumva gutangiza kampani njye mfite project ya ubu ngubu project yanjye isabwa byibuze miliyoni 200 kugira ngo igere ku rwego numva nyishakamo. Ariko ibyo 20 umuntu wa mbere wamamagaye yarambwiye ngo tugemurire. Rero ambwiye ngo tugemurire, namwe wempereza ibintu mukeneye none ndangiza mbibazanire. Mu by'ukuri nari mfite icyizere kidasanzwe, sinzi aho nari naragikuye, ubanza ruka kundi nyine nasenze Imana ikama imbaraga. Imana ikama imbaraga mu buryo bwo gutekereza no kudacika intege. Rero icyo gihe umuntu yarambwiye ngo ngemurira, none ndangije ndamugemurira ampa ibintu ariko bidatangira amahirwe njye ampa ibintu bitari kure y'amafaranga 20, kuko yamama ibirenze 20 nari gukoresha mu by'ukuri byari guhita binanira. Gusa hano mu isoko hari uburyo tujya dukora, iyo wabona akazi ukaba ufite abantu mukorana akaguha ibintu ukagenda ukagemurira umuntu yarangizaho ugakomeza. Icyo gihe yantumye inyanya ibiro 5, ashyiraho intoryi, ashyiraho na karoti ibiro 5, byose mbihuje ndangije ndaterura ndamushyira. Rero ibintu bikomeza uko, narangije mu gitondo ahita ambwira ati noneho ngwino nguhereza isoko rya resitora aho yakoreraga. Ndangije ndamugemurira. Uwo munsi nibwo bwa mbere nungutse 7,000 muri ya 20. Ubwo nuko biri kugenda bigenda. Noneho uribuka ndi gutangira navuze ngo hari umuntu wambwiye ni bitangiza, yego, nzaguha inkunga ya 20. Noneho maze kugira 50,000 yahise ambwira ati umugabo nuhigura icyo yahize igihe ku byo mwumvikanye. Arangije arambwira ati ngwino ngwibuma ku bya 20 byawe. Urumva ngeze 50, ampaye 20 bisengera 70, igishoro kigiye gutangira kitangiye kuboneka. Rero sinacika intege, nakunda kugira uburyo bwo kwizirika. Amafaranga nakoreraga sinayaryaga, nakuraga amanunga saa 6 andi nkayabika. Bikomeza gutyo mu gihe kingana n'amezi 3 nari maze kugera mu 200. Yego. None abantu bose nababwira babandi bambwira ngo nibyakunda, tuzi ko bya bintu bishoboka, ati we tuzakumva mu gihe kizazo urimo urabivuga. Yego. Nagira ngo dusubire nyuma gatoya, utubwire kuva ku gitekerezo, kuva ku mafaranga make y'inote 10,000 kugera kuri bya 200,000. Ushobora kubivuga gutyo umuntu akumva n'urugendo rworoshye, ariko kugeza ubwo ati ntabwo byoroshye nubwo ndi kubivuga uko nguko. Bisaba izihe mbaraga cyangwa se bigoye gute kugira ngo nushaka gutekereza akavuga ati nanjye 10 ndafite na se nkandi ndafite, we yatangira 10 ariko ngena 50 ndafite, yumve ni iki bisaba ubwawe ku giti cyawe kugira ngo habeho kwa gutinyuka amafaranga uyashore utangire ukore uvuze ati nagiye nizirika, bisaba iki? Yego. So ikintu nabonye bisaba ni icyambere n'imbaraga z'ibitekerezo, kuko abantu benshi batekereza yuko gutangira business bisaba ibifaranga byinshi, ariko icyambere iyo ufite aho uri kwerekeza biragufasha. Ikindi cya kabiri bisaba kuba ufite amafaranga make nta kibazo, ahubwo bisaba gutinyuka ukavuga uti ngiye kuyashora, Imana izagendana nanjye, aho kuvuga ngo Imana ngo reka ntegereze ngo igitekerezo niba ufite icyerekezo cyo gushora amafaranga, fata amafaranga make ufite nayo yabya 5,000 ugenda utangiza mu tuntu dukeya ubona tunaciriritse, kuko nge nizera ko amafaranga makeya uri kubona aka kanya niyaguha menshi nkuko nanjye byagenze. Uyashore noneho birangira ateye imbere, gusa bisaba nyine kwihangana no gutegereza. Ikindi ari ibintu tugira ibintu tujya twita nyine ubwibone tuba dufite mu rubyiruko, tukumva hari imirimo tutakora. Yego. Ariko imirimo tutakora, hari umuntu igeze kubwira nti wanga gukora umurimo usebetse ariko ntuzacika inzara.
rero bisaba kwihangana, bigasaba kuba uri pose mu mutwe utajagaraye utekereza ibindi, ugafata ikintu kimwe ukagivuga ati iki ngiki nicyo ngiye gukora, kuko abantu tuba tugira ikibazo ugatangira kimwe abona kitagenda ugahita uyigira mu kindi. Ariko ufite ikintu kimwe biragenda pe uko byagenda kose, ko hari umujyi ukunda kubwira ngo uramutse ufashe imyaka 5 ukayishora mu guhinga ibigori, nyuma y'imyaka 5 waba uri expert mu guhinga ibigori. Bivuze ngo kugerageza ukikuramo cyane cyo kuvuga ngo ndaseba ibintu birasebetse ni kimwe mu byagufasha. Reka dusimbuke noneho tuze tugere uyu munsi. Uyu munsi kampani ihagaze ite, muri gukora gute? Ubu kampani ni kampani ishima Imana. Ubu ni turi kampani ifite ofisi, ifite aho ikorera. Abahazi ni ku Muhima, ku bikari byo kuri polisi, ni ukuvuga uri kuva ku bitaro ukomeza uza werekeza Nyabugogo, ku muhanda umanuka Puaruru, ukazamuka agahanda gahari kajya kwa Kiruhura, naho ngaho. So rero iyo ofisi ikoramo abakozi ubu turi 4, kuko nanjye muri kumva ndi kwibariramo nk'umukozi, ubwo ni 3 nanjye wa 4. Ubu iyo ofisi dufite showroom ibirimo ibintu byose umuntu yaba akeneye, cyane cyane bitangirika, kuko ibyangirika twe ntago tubikorera stock, ahubwo kuko tuba dushaka gutanga ibintu biri fresh, twanga ko byapfa umuntu arabitwaka tugata tujya kubimuhahira ku isoko. Ariko kitugeraho abariho ibintu bitangirika, tuba dufite urugero, tuba dufitemo ibirayi, tukaba dufitemo ibitunguru byiza, tukaba dufitemo imineke myiza, ibinyomoro byiza, tukaba dufitemo n'ibindi bintu bya bitangirika. So rero ikindi ubu turi kampani ifite kapitale, bya 10,000 byagiye bizamuka birazamuka, ubu tugeze kuri kapitale ya miliyoni 3.5 zishyiranye. Ikindi cya kabiri, dufite kampani akakanya irimo irasavinga ibigo 5. Ibyo bigo 5 ni ibigo duhereza buri cyumweru. Buri cyumweru bakeneye ibintu baraduhamagaye, duhise tubaha, abo nibo duhereza buri cyumweru izo kampani 5. Ikindi cya kabiri twagezeho aka kanya dufite abakiriya byibuze 10 duhereza buri munsi akeneye ibintu ahita twitabaza duhita tumufasha. Mu by'ukuri impamvu muri kumva twagiye dutinda mu buryo bwo kuzamuka nuko harimo kwa kwihangana, kuko kugira ngo ukore ibintu bikomeye bisaba kapitale nini ifatika. Gusa ntago bivuze ngo ya mafaranga make yatangiza, kuko iyo nza gutinya kiragiye mfite 10 ntago mfite miliyoni 3.5, ntago byari gukunda. Kandi ikindi, kuba ndi kwiga kaminuza nta wundi mutera nkunkagira. Turaza kubigeraho bijyanye no kwiga kaminuza. Nubwo dufite miliyoni 3.5 mu gihe kingana cy'umwaka, ni mu gihe kingana n'umwaka umwe kampani maze registered, kuko twayiregistarinze mu tariki 10 z'ukwezi kwa 9 2024. Yego, tariki 10 z'ukwezi kwa 9 2024. Ubu twakoze 2025 yose, ubu turi 2026, bivuze ngo umwaka wararangiye. Ubwo kampani mwagiye kuregistaringa ugeze mu mafaranga angana, nagira ngo numve kuvuga ngo igiye kuva kuri bya 10,000 kugeza uyu munsi kampani iriho izo miliyoni 3.5, ni igihe kingana iki? So tuvuze igihe twayiregistarinze, ariko hari n'ikindi gihe twakoze tutarayiregistaringa. Nagiye kuregistaringa kampani mu by'ukuri ntabeshya abantu, icyo gihe nageze ku 500. Icyo gihe nabwo natangiyemo ishuri, mbona ibyo bintu birakunda, ndangije ndavuga nti reka ngende nyiregistaringe, kuko kirazira ku mukristo
kuviyora amategeko abibona. Ntusora kandi uri gucuruza wunguka, ibyo nabonye atari byo mpitamo kwiregistaringa. Ubu turi kampani ishima Imana, itanga umusoro neza, itanga akazi. Yego. Reka tujye noneho ku ishuri. Wavuze uti inzozi zanjye zahise zipfa nkimara kubona ko mbuze buruse, kuko niyo nzira yonyine nari narateguye, ariko umuntu umuvandimwe araza arambwira ati ntago kwiga kaminuza bifungiye mu nzira imwe gusa, hari n'izindi nzira gufasha kwaguka mu bitekerezo, anagufasha. Waje kubitangira ute noneho kugira ngo ushyire mu bikorwa cya gitekerezo ya nama yakugiriye? Ubwo uti ndimo ndakora ariko ngiye no kwiga, ariko kuba ngiye kwiga biransaba amafaranga. Ese amafaranga binsaba ntago ari buze gusenya company? Tubwira aho ngaho. Mu by'ukuri nanjye icyo kintu cyarangoye gufata amafaranga. Nari ngeze mu 500. Gufata amafaranga ugahita ukura muri aho ngaho ukajya kwiga, mu by'ukuri ni risk yari ingoye gufata. Gusa hari umupapa wigeze wandeze guhera nkirangiza segonderi, atuma amenya ubutumwa bwiza, anjyana muri ministeri ye, antoza kuvugira imbere y'abantu. Ndabyibuka turi mu mahugurwa twajyaga tugera muri ministeri, iyo ministeri bayita Teens for Class Rwanda, abantu barayizi. Yaravuze ngo guhusha icyatumye ukora ikintu, ni ukuvuga guhisha intego yatumye ukora ikintu, ni uguhusha ubuzima. Rero icyo gihe nahise nditekerezaho ko ngize 500 niye mpamvu ndi gukora no kugira nzige kaminuza. None ndavuga nti mu by'ukuri biragoye, gusa ninkomeza gutinda bizarangira ntiza. None mitamo ndavuga nti mitamo kuvuga nti reka mfate amafaranga amwe namwe ko 500 namaze kuba ninkuramo semester imwe, ntago ndi bufunge. Ndasteragoringwa yego, ariko ndakomeza nkore. Ndangije mita mfata amafaranga muri yandi nyishyura semester imwe 182 niyo nishyura muri kaminuza. Ariko ndabyibuka hari undi mupapa ari wa wundi wari wambwiye ngo kwiga nago binyura mu nzira imwe. Nawe njye mfite igiteze cyo kujya kwiga nyuma y'umwaka, nyuma y'amezi gutyo 8 ntangiye business. Aravuga ati ntibishoboka, ibintu twasengeraga ejo bundi tuvuga duti Imana iguha akazi guhereze n'ishuri, utangiye kubitekereza akanya akazira yarakagoye. Turi kubona urimo urakora, uri kwirwanaho, none n'ishuri iserizamo. Aravuga ati reka nkwereke inkunga ngiye kuguha amafaranga uzakoresha registration 52 kwiyandikisha. Niyandikisha. Yarambwiye nze musure, arangije tayama mu gitondo njya kwiyandikisha. Rero mfata na 182,500 nyakura muri business. Ubwo nese nsigana 37,500 niyo nahise nsigana muri business. By'ukuri ntago byari byoroshye kujya kwiga nijoro saa 11 wiri gukora kandi unikorera. Icyo gihe nari umwe, byarangoye. Gusa ndashima Imana yuko yatumye mfata iyo risk, ko na n'ubu ndabireba iyo nza kuba ntarafashe iyo risk ubu mba ntari kuziga. Yego. Kugeza uyu munsi ubugeze mu wakangahe, bimeze bite? Ubu kugeza uyu munsi ngeze mu mwaka wa 2 usoza, kuko ndi mu gihembwe cya nyuma soza mu mwaka wa 2, kandi nziga imyaka 3 muri kaminuza. Bivuze ngo ngiye mu mwaka wa nyuma, umwaka muri kaminuza avuga ko woroshye, kubera ko abarimo kwandika ibitabo, abarimo amastage, no kuvuga amasomo menshi narayarangije hasi muri cya gihe cyari gikomeye. Yego. Rero ubu none ndimo ndareba imbere yanjye aho mvuga ni nzasoza noneho. Ubu urize amasomo, uri kuyarangiza kaminuza, uri kuyirangiza, kandi na business irimo iragenda, ibintu bimeze neza. Nagira ngo ugeze ukomoza ku bantu dutangira kuganira uvuga uti runaka yarambwiye, runaka arambwira ati nzaguha 5, runaka arambwira ati nzaguha 20, ati abantu baransengeye. Nagira ngo utubwire
uruhare rw'abantu muri uru rugendo rwawe rwa bizinesi ndetse no kwiga, urugereranya ute nk'ijanisha muri izi miliyoni 3 umaze kugeraho mu gihe cy'umwaka umwe wenda n'amezi make arenga ugereranyije n'igihe wahereye, uruhare rw'abantu ni uruhe? Uruhare rw'abantu mu by'ukuri muri uru rugendo njye nagiye mbona akaboko k'Imana iri gukoresha abantu. Urugero, ntago bijya bintera ipfunwe kubivuga, hari umupapa bita Aminadabu, nyine wa wundi watumye menya ubutumwa bwiza nkiri muri segonderi. Niwe yajyaga niwe wambwiye rya jambo ngo guhusha intego yatumye ujya mu kintu no guhusha ubuzima. Urumva izo n'imbaraga z'ibitekerezo ku buryo ubona impamvu ifatika yo gukora icyo ugomba gukora. Ikindi cya kabiri, warumbaje ngo ijanisha ni irihe, hari mu buryo bw'ibitekerezo bagendaga bantereye inkunga mu buryo bw'ibitekerezo, ngiye gucika intege bakavuga bati keep it up, komeza ujya imbere ibintu bizakunda. Ndetse n'abagiye bafata ku mafaranga yabo bakavuga bati genda utangire kwiga kaminuza, turabizi bizakunda, ariko nta kuntu urugendo rufata wenyine ko turi kubona biratangaje. Rero mu rugendo rwo kwiga no mu rugendo rwa bizinesi, mu by'ukuri pe navuga yuko nka 20% y'uru rugendo abo bantu bayifitemo uruhare. Wenda urundi ntitwakirengagiza ko Imana ari bose bakoresha. Nge nizera ko Imana byose ari ye iri hejuru ya byose ku buryo igena buri kimwe, ndetse na za mbaraga nyine umuntu agenda atakaza mu kazi, kubikunda, kubyitangira, ibyo byose bigatuma hari aho uva hamwe ukagera ahandi. Yego, kugira ngo abo bantu bagera kuri 20% ndetse n'Imana ibakoresheje warumaze kubikomozaho, kugira ngo bakugire izo nama, kugira ngo umuntu yikore ku mufuka avuga ati mfata 20,000 byongere mu gishoro cyangwa se mfata 10 byongere mu gishoro, nuko nawe hari uwuburiwe, hari uko umeze, avuga bati wenda uyu mwana iyo tubonye imyitwarire, tukabona ahazaza, tukabona ikinyabupfura afite, tukabona uburyo cyakunda umurimo, izo ndangagaciro wowe byari bimeze bite kugira ngo nabo bantu bakugirire icyo cyizere? Nagira ngo twumvishe abantu badukurikiye ko ushobora kuba wenda unafite n'ubwo buryo, ariko ibyo byose ushobora guhuriza hamwe bikaba byakubyarira umusaruro. Tubwire ku bijyanye n'izo ndangagaciro nyine zagufasha gutuma nabo bantu bakwizera, ugize icyo aguha akakiguha, n'ugize inama kugira nzima akayikugira. Yego, so ari ikintu Bibiliya igikunda kuvuga ngo umunyabwenge akunda kugisha inama. Mu by'ukuri njya nshima Imana yuko yampaye kutiyiringira, kuko igihe cyose yongeye gukora ikintu mbanza kugisha inama. Ikindi, icyo gihe ibyo nakoraga byose, kuko namenye ubutumwa bwiza, nageze amahirwe menya ubutumwa bwiza niga muri segonderi. Rero ko kumenya ubutumwa bwiza ikintu bugukorera, butuma za ngeso mbi wari ufite mu buzima bwawe zigenda zigabanuka. Noneho ikindi, bikaza gutuma na ba bantu bose, kubera imico yawe igenda ivuga, bigatuma abantu bagenda bakwizera mu buryo bwawe. Ikindi, ntinya guhemuka kubera ko ndabizi igihemu uretse ko ari kibi kinarya ugikoze. Rero kubw'uko ntinya guhemuka, fata nyine mba nshaka guteza imbere n'abandi kugira ngo nyine tuzamurane. So rero ibyo ngibyo bitewe nuko nyine Imana yangiriye ubuntu nkakizwa nkiri muri segonderi, bituma Bibiliya igenda idutoza gukora, kuko Bibiliya yifasiriza ngo udakora ntakarye, buri muntu wese akoresha amaboko ye kugira ngo abone ikimutunga no gutunga umuryango we. Ibyo byose byahise bituma mu buzima bwanjye kwicara ntafite icyo gukora biri bumbangamire, ndi gucumura ku ijambo ry'Imana. Rero nuko kugisha inama bikarangira umuntu avuze ati uyu mwana uri kuza nsaba ubufasha si ubw'amafaranga,
uburyo bw'ibitekerezo. Noneho umuntu ukugiriye inama bikarangira Imana imukoresha akakubwira ati n'inama nkugiriye genda uyapurike, akira buno buryo bw'amafaranga. Ariho nk'uwo mugabo wampaye 20,000 ngo njye kubikora, njye nagiye kumugisha inama ntakora iki koko nkivana mu bukene. Arangije arambwira ntago mfite icyo natekereza ngo ukore, icyo akora cyo wowe nuramuka ukibonye uzagitekereza ugikore. Rero urumva kubera kugisha inama byatumye icyo gihe avuga ati bitewe n'ukuntu watekereje ugatekereza ibintu nuramuka ubikoze ugatangiza 10,000 nkwera inkunga y'20,000. harimo ko kugisha inama, kumva yuko utari igihangange hejuru, kwemera kuyoborwa n'Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi, ntuhemukira abantu, nyine kumva yuko kwizerwa kwa mbere kuri buze guturuka ku mbuto wereye abantu. Yego. Na cyane kuvuga uti wenda nta kindi gishoro mfite, nta bantu bakomeye mfite bazampereza, reka nshore icyo cyizere, nshore uko kuba abantu bangirira icyizere kugira ngo nzagire icyo nkuramo. Turacyari kuganira na Eric, tuganira ku rugendo rwe rwo kwiteza imbere. Ni umunyeshuri urimo arasoza kaminuza, ariko kandi afite na kampani ikora ibijyanye no gutanga imbuto ndetse n'imboga azishyira mu bakiriya. Nagira ngo wenda mu kanya mbere yuko tuvuga ku bijyanye n'uburyo bikoramo, urumva dufite amasoko atandukanye mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali ni mugari. Ese umuntu uguhamagaye ari Kabuga, umuntu uguhamagaye ari Nyanza, umuntu uguhamagaye ari Batsinda, ubigenza ute mu biciro kugira ngo nyine ba bantu utaza kubahenda? Nagira ngo tubwire mbere ko tujya kuri icyo ngicyo, ni ryari wigeze kugera ukavuga uti biranze bivuyemo? Tunatubwire niki cyatumye utabivamo icyo gihe kuri uwo munsi. Mu by'ukuri ibyo bintu byagiye bingeraho cyane. Hari igihe icyo gihe nabonaga pe nk'icyo gihe ndi gutangira kampani, hari igihe nigeze kujya nicaye mu rugo abakiriya barabura, ndangiye henda ibintu birashoboka, uhakiviramo nkigira mu bindi. Ariko nza gutekereza ndavuga nti icyatumye ntabivamo icyo gihe, nahise ntekereza none reka turebe ko mfite segonderi gusa, nimbivamo ndajya. Icyo gihe byatumye nkomeza. Noneho ikindi n'umuntu agishije inama arangije arambwira ati Eric wabagafu Eric wabigifu, kubera ko tekereza watangiye nta n'izina rya kampani ufite, utangiza 10,000 none ugeze muri 500 ngo ugiye kubivamo, urajya he? Yari ibyo bintu byampaye imbaraga, yahise anyereka yuko niba utabasha kureba aho Imana yagukuye ngo ubone yuko n'ibingibi bikomeye uri gucamo irabigutambutse, waba udafite kwizera. Icyo gihe byatumye nkomeza. Ikindi gihe nari ngiye kubivamo ni igihe nari ndi mu ishuri. Mu by'ukuri abantu biga kaminuza arabizi, hari igihe tujya tugeramo tukagera mu gihe cy'ama-assignment. So icyo gihe rero bari banyatse amafaranga y'ishuri ntarayabona. None ndavuga nti ubanze ibintu bidakora. Gusa icyo gihe ndabyibuka umuntu nagiye ntakira umupasiteri wanjye, arangije arambwira ati ndabizi urakora cyane kandi rwose bijya bibaho yuko muri business ibintu bikagenda gahoro, reka ngo utize 182 wari kwishyura, noneho nyuma ujye kwiga uzashaka ukuntu bingarurira. Icyo gihe arabintije, ishuri ndayikomeza kuko urumva nkunda kwiga, na business irakomeza idahungabanye. Yego, noneho icyo gihe byatumye ntavamo ndanakomeza. Ariko ubu ngubu ngenda mbona nyine imbaraga mu buzima, uburyo ngenda nzamuka, uburyo Imana igenda ikoresha abakiriya, nyine tukabona amafaranga agenda sustainga akishyura imishahara n'abandi. Tubwire kuri icyo ngicyo twari dukomeje mu kanya, uburyo cyo ugena ibiciro uri buze guhera abakiriya bawe,
na cyane ko ushobora gusanga isoko ry'ahangaha bigura makeya nkaba ntabashije kurijyamo wenda wahahiye Nyabugogo kandi ujya gushyiraho cya giciro n'ubundi bishobora kuza bikangeraho bimpenze ubigena ute kugira ngo ubaransinge ibyo biciro ku bakiriya bari mu bice bitandukanye? Yego, mu by'ukuri hari ibintu bibiri dushingiraho dusetinga ibiciro. Business model yacu cyangwa se uburyo business tuyikoramo, twaretse igiciro cya transport kijya ku mukiriya. Kubera iki? Nuko nabonaga njyewe itandukaniro hagati yanjye n'abandi rikwiriye kuba ari ibiciro gusa. Kuko hari andi makampani akora ibintu bya delivery, sinshaka kuyavuga nyine, ariko arahari, ariko usanga igiciro cyabo kiri hejuru. Noneho njyewe ni gute ndibuza n'ikintu kiri buze gutanga karite kidasanzwe kiri mu gihugu? Sindabona nyine amakampani menshi nzi yacuruza imbuto ziri fresh, yego, ariko twebwe dusapurayinga imbuto n'imboga ndetse n'awa musaruro w'inze n'ubworozi ku buryo umuntu aramutse ashatse ibirayi twabimuha, yego, ashatse ibijumba twabimuha, yashaka imyumbati tukayimuha, tukabimubonera kuko twe dukora akazi ko guhahira abantu. Rero nahise mvuga nti ndamuka nongeho transport kuri buri kiro ibiciro birahenda. Ndavuga nti umukiriya twebwe turamupropoza kuko n'umuntu aje ku isoko yatega, yego, reka yishyure are ya mafaranga ari kwishyura are ayaduhereza as transport fee, twebwe tubimugezeho aho kugira ngo atange retour. Icyo ni kimwe. Izindi nyungu twashaka kuzana n'uburyo ibiciro byacu tubisetinga ngo bitajya hejuru. No kuvuga buri soko ryose tuba dufitemo umuntu uduhagarariyemo. Noneho ku buryo aho igiciro kiri hejuru tuba tuhazi, naho igiciro kiri hasi tuba tuhazi. Icyo dukora average. Yego, Dukora average ya hose ku buryo igiciro umuntu ubuhahira uturiye Nyabugogo naduhamagara aza gusanga nubwo byahenze kuri Nyabugogo ariko hayongereho udufaranga duke. yego, Ariko n'umuntu duhamagara ari Kimironko, kuko bajya bakunda kuvuga ngo isoko rya Kimironko rirahenda, ariko ndabumva baba bashyizeho transport babikura hano Nyabugogo twe turi babijyana iwabo. Rero ku buryo umuntu naduhamagara ari Kimironko asanga ibintu byacu bihendutse ku buryo atakongera guhahira kuri Kimironko, kuko turamutoranyiriza, turamushyira n'ibintu byiza ku mafaranga make. Ikindi cya kabiri ni wenda nk'umuntu uri nka za Rebero, abo ngabo nabo tuba dufite ukuntu nyine dukora average ku buryo ibintu byacu bitaza guhenda, buri muntu wese akaba yabasha kubyafodinga. None iyo mu bwengo yishyure itike urugendo rwo kuza cyangwa se are mwe ko mwishyura retour mwungukira he? Okay, kunguka muri kumva ko twe dukora average. No kuvuga average dukora mu by'ukuri twebwe turangurira project yacu ubundi designinze ku buryo tubikura ku muhinzi. Yego, ahantu nyine kuri Surusa, kuko nyine ducuruza umusaruro w'enze n'ubworozi. yego, Rero ni ukuvuga niba ari byo dukura ku muhinzi bisobanuye yuko hari n'ibindi noneho dukura hano aba bantu bagiye babizana Nyabugogo babahinza babikura mu mirima yabo babizana. Niyo mpamvu twe tubyuka nijoro tukajya guhahira abantu. Uvuga ngo hagati y'umuguzi namwe, ngo hagati y'umuguzi n'umuhinzi harimo mwebwe gusa? Yego, harimo twebwe. Mu gihe mwavuga uti hari abaza saa 12 bakarangurira baranguye saa 8 bikagenda bigera ku muguzi anyuzemo nk'abantu nka 3 cyangwa 4. Yego, twebwe hagati y'umuhinzi n'umuguzi harimo twe. Yego, turi buze guhuza uyu muhinzi n'uyu muguzi. Noneho ibyo rero biza gutuma tuza kugira karite ya mbere nziza, ikindi cya kabiri itanahenze. Rero ku buryo niyo mpamvu umuntu uri Nyabugogo niyaduhamagaye asanga ibintu byacu yabyihanganira bitewe na wa mwanya kuko nikiri hejuru. Uhamagara Kimironko asanga ibintu byacu bihendutse ugereranyije na Kimironko kubera yuko twebwe turabikura kuri Surusi. yego, Mu gihe Kimironko yegaraza abirangwe na Nyabugogo, kandi wa Nyabugogo no bifatiye wa muntu wa nijoro, bita bihenda. Rero twebwe bituma nyine ibyo bintu ibiciro byacu biba bitari hejuru ku buryo umuntu wese yabasha kubyafodinga. Yego, mu kungukira mu gucuruza byinshi kubera ko ibiciro biba bitari hejuru. Ko njya nkunda kuvuga nti nuhenda umuntu bazaza ari bake ucuruze gake,
gusa njye nkavuga ni aho kungukira menshi ku muntu umwe nayungukira mu bantu benshi ncuruza ibintu byinshi icyarimwe. Yego. Turimo turagenda tugana ku musozo, nagira ngo noneho utubwire ishusho iri mu mutwe yawe y'aho kampani yawe wifuza ko igera ni iyihe, nyuma y'uko mu gihe cy'umwaka umwe urengaho uvuye ku 10,000 ukaba ugeze kuri 3,3 n'igice hafi 4,000,000, ishusho yawe mu buryo bwagutse ni iyihe? Hari n'uburyo bujya baho bwo gufasha urubyiruko ruri kwiteza imbere mu mishinga igiye itandukanye, utubwira abo mwakoranye ni bande kugira ngo wenda babe bagufasha kugira ngo kampani yawe irusheho gutera imbere ndetse inahakaza abantu barenze uriya mubare wambwiye. So rero ishusho indi mu mutwe y'aho nifuza kwerekeza kampani, mu by'ukuri njye nifuza kampani ibasha guhaza isoko ryo muri runo Rwanda. Ko mu Rwanda turi gutera imbere ku rwego rw'uko uko abantu bagenda bagira imirimo myinshi niko bagenda babura umwanya wo gutakaza mu kazi muri ibi bintu bafitiye umumaro, urugero kurya, kunywa no kwita ku bana babo. Yego. Rero twebwe njyewe naje kampani yacu yaje kugira ngo itume yego ukora akazi kawe ariko stress yawe itari nyine stress yawe uyiduharire. Yego. Ituzanire nyine duhangane n'ibyo bintu byawe byo mu rugo kugira ngo naka kazi uri gukora urusheho gutanga umusaruro. Urusheho gutanga umusaruro. So rero guhaza isoko ryo mu gihugu ndavuga kuba byibuze ndashaka kugeraho mbasha gusavinga byibuze 70% by'abaturage batuye muri Kigali. That's my mission. Iyo niyo mission yanjye, ku buryo nabasha gusavinga byibuze 75% k'abaturage batuye muri Kigali babe bagezweho na serivisi zacu. So twamuhahiye ari kuri restaurant ye, cyangwa se twamuhahiye mu rugo iwe, cyangwa se twamuhahiye afite coffee shop. 75% y'abaturage batuye muri Kigali. Ikindi twe twihaye imyaka 6. Muri iyo myaka 6 ku buryo twaba twagutse, twavuye muri Kigali, twatangiye gufata no mu nce zo hanze ya Kigali, ndavuga za Kamonyi, za Muhanga, izi nyine ahantu hakikije Kigali. Mu nkengero. Noneho ikindi aho turi kwerekeza, turashaka noneho kurenga ko hari igihe twabihaye turenge igihugu, dutangire gusapurayinga hanze y'igihugu. Mu by'ukuri ni urugendo rusaba kapitale ndende, ni urugendo rusaba kwihangana ndetse na sponsorship. Ku buryo ntabwo natinya kuvuga nti umuntu wumva afite uburyo bwo gusponsoringa project nk'ingiyi ngari bingana gutya, kuko ndarota kuzahereza akazi byibuze abamotari 4,000 muri no Kigali. Tuyihereza akazi ko kudutwarira ibintu. Ikindi cya kabiri, tugahereza byibuze abakozi baduhagararire muri izo nce, byibuze abakozi 100 bakaba ari kuri payroll ya company. Urumva ahantu na ahantu hanini. Yego. None ariko birashoboka ukurikije aho watangiriye. Uravuga uti umuntu ufite wenda ayo mafaranga, umuntu mugari, ibigo by'imari mukorana mute, ibigo bifasha urubyiruko, ese niba wenda utaratangira kubigana harabura iki? Niba warabiganye wenda ntibikunde, imbogamizi zabayemo nizihe? Mu by'ukuri na nungu ndi gufesinga nayikimbajije, nari mu kare mu gitondo nari ndimo ndi kurwana nacyo. Ni ukuvuga mfite ikibazo, hari nashatse kugana ibigo by'imari ariko ingwate iranzitira. Yego. Mu by'ukuri nkuko natanye bisobanura, ntabwo mvuka mu muryango w'abakire. Ni umuryango yego urarya ntuburara, ariko ntabwo wabona ingwate ishobora kuduhesha 5,000,000. Ntabwo byakunda. Rero ikibazo cy'ingwate gita kingonga ku buryo byahise binandindiza ku buryo ndi ubu sindi gutekereza ko ariho naba ndiyo nza kuba mfite ingwate ihagije ku buryo mbasha kubona 8,000,000 icyarimwe. Rero ibigo by'imari ndabizi neza ko gutera imbere bisaba kwitabaza ibigo by'imari, ariko nk'urubyiruko tutavukiye mu miryango ifite uko yifashije, ikibazo cy'ingwate kiratugonga.
ku buryo mu by'ukuri naganye ikigo cy'imari bita Dutera Imbere kintiza miliyoni 1 narayishyuye ndayirangiza ubu nta deni tukibafitiye kampani yarayishyura yarangiza rero ubu ngubu ingwate yambanye ikibazo rwose nta ni ikibazo urumva nabuze n'uburyo mbisobanura yego ni ikibazo ariko ubwo ababishinzwe babikurikirana no kureba ubwo buryo bushobora gufasha urubyiruko rufite ibitekerezo rwanatangiye imishinga kandi ntekereza ko imishinga yo mubisobanura nyine umuntu arawumva kumva koko ufite aho ufite naho ugana ku buryo hari n'ushobora kubyumva akavuga ati reka mbe wenda nanjye nagira icyo mfasha mu guteza imbere uwo mushinga. Turimo turagenda dusoza, hari inama zigiye zitangwa ku rubyiruko, mukura amaboko mu mufuka, mukore, wahera kuri 5, wahera ku 10, ukagira aho wagera, bitewe n'uko wenda rimwe na rimwe nama usanga zitangwa n'abantu bakuru bagezeyo. Urubyiruko impamvu mvuga ibyo ngibyo nta umuntu uko mutari mu mwanya turimo ntago mubizi uko bivuna, noneho bivuzwe nawe urubyiruko mugenzi wabo, ubona ari iki gituma urubyiruko rutabasha gutinyuka ngo rukura amaboko mu mufuka? Noneho nihe nama wabaha nk'umuntu wabigerageje bigakunda kugira ngo wenda nabo babe bagerageza umve ko byabene koko ntago ari inzozi, ahubwo hari uburyo ushobora kubikoramo bikaba byakunda? Yego, rero urakoze. Hari inama ngiye nagiye urubyiruko, by'ukuri dukeneye kwikuramo ikintu cyo kumva ngo nzatera imbere nkoreye leta. Biragoye pe, ntabwo leta, nigeze kumva His Excellence Perezida wa Repubulika avuga ngo ntago abantu bose bakorera leta ngo bikunde. Mu by'ukuri ibyo binabivuze, hari ikigo, hari kaminuza yari yakoze graduation, arangije abivugamo avuga ko mwese yego murarangije numare mwinshi, iyo abantu bakoze graduation muri kaminuza abagera mu 2,000, none mu 2,000 byose byajya muri leta. Rero twige yego, kuko kwiga ni byiza, ariko dutekereza yuko mbere na mbere ibisubizo by'ikibazo kiri ku isoko ry'umurimo nitwe tubifite binyuze mu gutekereza. Rero icyo ngicyo nicyo icyambere, icyo nicyo cyambere nagira inama urubyiruko. Ikindi cya kabiri, nta kazi naka na kamwe gasuzuguritse ku buryo katateza umuntu imbere. Urugero, abantu bari kumbona mu gihe cyatambutse, washoboraga kumbona mvuye Nyabugogo, mvuye guhaha imbuto z'ibihumbi 20 n'agafuka, kuko sinshaka yuko transport baza kunca, yego, iza kugabanya interest nza kubona inyungu. Yego, nkafata agafuka ni mu ntoki, nkagenda nza n'amaguru, nkaza nkagera mu mujyi. Muri icyo gihe nandi muri restaurant n'ikibazo cy'amafaranga y'igishoro. Ibyo kura ababona batavuga bati bya bintu birasuzuguritse, ariko ntibisuzuguritse, kuko igihe kiragera wa muntu watwaraga agafuka agatangira kambara karuvati, akicara mu biro agakora ibintu bya bindi we yatekerezaga. Rero nta kazi gasuzuguritse ku buryo umuntu atabasha gukora ngo bikunde atere imbere. Ikindi cya gatatu, dukeneye kuba bizerwa mu bintu dukora, kuko icyizere kucyubaka bisaba hafi imyaka 20 ngo umuntu atangira kwizera, ariko kucyangiza nta munota washira. Nta kantu gato gusa ukora abantu bagatagutakariza icyizere bigahita birangira. Kukigarura rero bisaba isukari nk'yandi yatumye wubaka cya kindi cya mbere. Rero ibyo ngibyo, ibyo ni ibintu 3 cyangwa 4 nagiraho inama urubyiruko. Ikindi, niba nitinye ngo amafaranga mfite ukangana kose ngo ni makeya ngo byagenda gute, mbibutse yuko nta watera inkunga umuntu udakora. Kuko iyo ubwiye umuntu ngo nguriza 5 agadatekereza ko nta murimo ugira wirwo yicaye mu rugo, kuyaguha aravuga tuzanyiba, ntago yaguha. Ariko iyo ufite icyo ukora, naho cyaba kikwinjiriza 200, aravuga ati reka nyamuhe, ahari ntazabura uko yanyishyura, azagenda abika make bake ariko azanyishyura. Nukuvuga icyizere kiraza gushingira kuri kwa kundi uri gukora. Rero amafaranga makeya uko byabingana kose urayakoresha
ugatera imbere bigakunda. ashobora no kuvuga ati niba ari 20 ntiyamuguriza agiye kuyagura imyenda myiza n'ubu ntacyo ari bumarire kanyamwima, ariko iyo hari icyo ukora aravuga ati ashobora no kumuteza imbere niyo atayansubiza ariko nawe akagira urwego avaho akageraho. Mu bijyanye wari ubivuzeho ku bijyanye na discipline, hari ibintu byinshi birangaje urubyiruko muri iyi minsi, nabyo bishobora kugira ingaruka zitari nziza ku bijyanye n'ubuzima bwabo, cyane cyane ubuzima bw'iterambere. Urubyiruko ruhura na challenges nyinshi, abakeneye ako gafone keza, abakeneye ako gakweto keza, abakeneye ako kenda keza, abakeneye gusohokana uwo mwana, abakeneye kugira gute. Izo zose ni challenges zihari ziba ziri ku rubyiruko. Ho nihe nama wabaha? Ese we wabyitwayemo uti ibyo ngibyo urubyiruko rukeneye kugira ngo rwake nyine? Urakoze. Nanone rero icya mbere mu by'ukuri urubyiruko yego dukenera utwo tuntu, ngagakweto keza iki, ariko nibajya batekereza yuko dukeneye utwo tuntu natwo, bajye batekereza yuko ntushobora kwambara neza ushonje. Ariko icyo nababwira, yego dukeneye gusa neza, ariko uzasa neza kuko wakoze. Yego. Ikindi cya kabiri, yego ukeneye kuba ubuzima bwawe bw'ejo hazaza kuba bumeze neza. Tuzabigeraho gute tutakoze? Birasaba yuko ibyo dushaka kugeraho twigomwa. Kuko nk'urugero, njyewe ushobora kubona nkeneye ibihumbi, nyene nk'ikwambara ikote nyine ryiza ngo ndi CEO, ariko nkavuga ninza kugura ikote ry'200,000 biraza gutuma akazi ejo ntazakora kubera yuko naguze ikote. Yego. Rero bikansaba kwigomwa iryo kote, nkavuga nzarigura mu mwaka utaha. Rero harazamo kwigomwa, ukavuga uti ibyo nshaka yego ndabishaka, ariko reka nigomwe kubw'icyo nshaka kugeraho, ejo ukazabikora ikindi gihe, kuko wakoze saving neza kubwo kwigomwa kwawe nta kintu utageraho. Yes, ubwo tusoza wanatanga nimero yawe, ubwo hari abakeneye ko bageza izo serivisi bazakurikira ikiganiro, unatubwire umujene cyangwa se inkumi ushobora kuvuga iti ndumva afite ibitekerezo bizima nagira mwegera mfashe uko yatangiye nanjye abayangira inama, mfite amafaranga ya naya. Ese wafasha abantu muri ubwo buryo dusoza? Okay. Rero nimero ya company ni 0794277882. Noneho nimero yanjye ku giti cyanjye, abantu bifuza kumpamagara, kuko njya ntanga inama mu rubyiruko ko abantu bashaka kwiteza imbere ariko akababona ikibazo cy'amafaranga cyamanye ikibazo. Rero nimero yanjye personally ni 0784277291. Ndabisubiramo, nimero ya company ushaka kuyihamagara mu buryo bwa service, bitavuze ko utampamagara. Ushaka ibyo bintu n'ubundi ni njyewe nabikugezaho. Nimero ya company ni 0784277882. Nimero yanjye ku giti cyanjye ni 0784277291. Rero umuntu wese waba wifuza uburyo bw'ubujyanama, ikibazo yaba afite yampamagara nta kibazo. Ikindi n'umuntu wese waba uri muri Kigali, sinabura kubivuga, ngira ngo n'umuntu turi gukorana ikiganiro nawe arabizi. Company ni twebwe abantu ba mbere dufite amagi ahendutse. Ni twebwe kwa ko dufite inkoko, nababwiye yuko ibintu byinshi tubikura kuri source. Dufite inkoko zibasha gutera amagi yose umuntu yakifuza kandi akaza ari karite, kuko ari twebwe nyine tugena zirya iki, zivurwa zite, amagi amara igihe kingana iki kuri farm kugira ngo atugereho. Ibyo byose rero bikaza gutuma wizera karite y'igi uza kubona, kuruta uko wajya kurifata kundi muntu urimaranye ibyumweru 3 akarikugezaho hashize ikindi cyumweru ryatangiye gupfa. Yego. Ubu yatangiye no guhenda, ageze kuri 25
gatangiye kuzamuka. Yes, nibyo rero twari turimo tuganira na Eric, ni umujene watangiye, hatangira bizinesi, atangira kampani, ariko atangira aho byari bigoye, aho ushobora gutekereza ko bidashoboka, ariko kugeza uyu munsi kampani ye igeze ahashimishije, ndavuga ahashimishije ugereranyije n'aho yahereye, kandi mu nzozi ze afite cyangwa se yagiye asobanura, birumvikana yuko nabyo azabigeraho binyuze mu ko yakoresheje n'ubundi icyo gihe yari afite, mu byo cyihanganye, strategy zose yakoresheje, n'ubundi aho yifuza kugera birashoboka. Ntabwo twasoza ntakubajije iki kintu. Hari abantu benshi bagenda baganira kuko bazamutse, navuye ku igi rimwe none mfite uruganda rugemura amahanga amagi, navuye ku giceri cy'ijana none ntunze miliyoni izi n'izi. Bamwe bakabyumva bakavuga bati reka izo ni inkuru zo gushimisha abantu, ni inkuru ziri aho ngaho, ariko mu buryo bwa realite zidakora. Abantu nk'abo ngabo nicyo bababwira? Mu by'ukuri nabwo ntitwakirengagiza realite ihari yuko umuntu ashobora gutegura inkuru kugira ngo aze gukurura abantu baza kumureba, ariko abeshya abantu. Ariko mu by'ukuri ibyo njyemba mbabwira ni ibintu tuba dufitiye ibihamya. Nk'urugero, wadusura kuri shop, hano nahavuze ni hano ku Muhima aho Harvest Hill iri, ukadusura tukaganira, tukakwereka ibyo bintu byose. Njye ngira n'amafoto nigeze gupostinga icyo gihe mfite 10,000. Ugiye kuri Facebook yacu wayibona. Rero mu by'ukuri birashoboka yuko amafaranga make yatangira projet nto igatangira rino, ariko ari igiprojet kinini. Ko nkanjye mbasindi uko ndi gusobanura ino projet, mu by'ukuri ni projet ndende, ariko yatangiye ifite 10,000. Kandi dufite icyizere cy'uko hamwe no gusenga, hamwe no kudacika intege, aho dushaka kugera tuzahajya. Rero yego hari ababeshya, ariko ibi byo tubabwira Imana irabikoresha, umuntu agatangira avuye hasi akagenda akagera hejuru. Yes, nibyo, hari abashobora kurema izo nkuru, ariko nanone ntekereza ko icyambere cyangwa se cy'ingenzi ntabwo ari ugutekereza cyane ngo ukire mu mutwe wawe ko abantu babeshya, abantu bahimba inkuru, kubera ko ibyo nabyo bishobora kukudindiza ubwabyo, ntibitume watangira. Ahubwo babeshya bavugisha ukuri, we sesengura nyine, numva hari ikirimo, nubona hari icyagufasha, wowe genda utangire ukore. Ibintu byose biva mu kugerageza, si byo se? Ikindi nababwira, mu by'ukuri umwanya munini dufata tujajinga ibindi, uwo mwanya tubaye tuwufata twaba dukuramo ibyatugirira umumaro, twatera imbere. Mu by'ukuri ibitekerezo biri hano hanze ni byinshi. Kuko nkanjye niga muri kaminuza, nabivuze, niga kuko narebye kuri YouTube, nkareba practice abantu bagiye bakora ku bintu turi kwiga, nkatera imbere nyine, nkamenya ubumenyi. Rero nk'uko bivuze, yego babeshye, ariko byibuze nabeshya, fata icyo gitekerezo kigerageza urebe nabyakunda. Uri kuvuga ngo arabeshya utabigerageje, nyine bituma umuntu adatera imbere, akaguma hasi. Ariko wagerageje nyine birakunda. Perezida yakunda kuvuga ngo, njya nkibuka byagocishamo ngo try, if you fail try again. Yego, gerageza, nuramuka byanze wongera ugerageza. Hari n'umuhanga wabivuze ati try and fail, don't fail to try. Ngo gerageza utsindwa kugira ngo utsindwe no kugerageza. Yego, kangushimire cyane. Murakoze namwe.